rero we Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze njewe simvugira mivumbi kumuvumba ntatera bwoba ngira nta n'umuntu wantera ubwoba njewe uyu mureba hano nta nubwo njewe ntabwo wantera ubwoba rwose nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana that's it nta n'ikindi njewe umuntu yamvuze ntaribi kuko nageze simvuga abandi ariko nimwigire hina simba cagutinda hano abantu mubyibuka neza turi mu bikorwa byo gufasha Kasuku yaraje ku live aravuga ngo arananyandikira ngo reka aduhe umuntu tumufashe uri kumva mu ntega amatwi jewe mbibabwire noneho abamama barabyibuka abo mu Bubiligi abo muri Canada nabo muri Amerika mwese ukuntu mwoherezaga amafaranga ngo dufasha abantu muri kiragihe cya corona na nyuma yahe niwe mubyibuke neza we yaraje aduha abantu ngo tubafashe aduhaye abantu ngo tubafashe dusanga niba araduhaye nyina wabo nimba ari nyirasenge aduha ibintu byinshi atubwira ibintu byinshi ari naho nakuye ibya papa we ndicecekera nta nubwo ngomba kwibazanira hano none harongera aduhundi abo bantu bari mu Bubiligi murabyibuka harimo abantu bari mu Bubiligi mwazanye amafaranga ngo tujye gufasha andi ikindi gihe aduhereza umuntu ngo tumufashe dusanga ni ngewe sanga ni murumu shu umuntu uri muri Amerika udashobora gufasha famiye ye agatangira akaza kayisegera hano uri kumva niho havuye icyo kintu noneho arangije mwumve gatoya tuza kuvugana burangiye naranamublokinze araza aravuga ngo hari ibintu ashaka ko dukorana amafaranga sibwo wamemba wayakurahe arangije avuga 400 sheri amafaranga 400 mfata nkajya muri Simba nkasohoka shize njewe ngo yampembe naramubwiye nti sa nimpereza abakozi bawe nkabane mbaguhembere uri kumva arangije ngo ikindi ngo jewe ngo nkorana hafi ngo na leta y'u Rwanda ariko yivugira ubwo abinyibwirira ngo twajya tugira byinshi dukorana ndamubwira niye uri umuvugizi wa guverinoma gutyo ngo nongo mucikaho nto ndamuhunga ahantu hose n'ikigaraho mubonye simba nkeneye kwegerana nawe kuko nta nubwo rwose never ubwo rero we Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze njewe simvugira mivumbi kumuvumba ntatera bwoba ngira nta n'umuntu wantera ubwoba njewe uyu mureba hano nta nubwo njewe ntabwo wantera ubwoba rwose nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana that's it nta n'ikindi ibyo byo ndumva bihagije yes utazansuzugura n'umunsi n'uyu n'umwe wowe Kasuku wowe urangije niyo mpamvu ahoza mu kanwa ntuka ntaribi n'ubu ngubu ndabizi uraje uri kumva mu bantu uza guhungeta usa nk'ushaka kugira ntago mbamo ntuzanatusha ahubwo upo nabikubwiye ngo ngwiki wowe Nikoja onkorera kuri YouTube nako kuri Instagram wowe itukura ukora amarayiva 2 n'ibiganiro nk'icyatanu ikikwereka yukuba wana deprime yes ubu ugomba gukora amarayivu n'ibiganiro nk'icyatanu ariko ni hano ngese nabuze content ntabwo nabuze content ariko kuko navuze nireka aho wahereye reka ngwe ka content byibura sibyo nakubwiye ni uzambara ipantaro ukora ibiganiro igihe kingana n'icyumweru ipantaro nzakubwira nzahita nkubwira ikindi mumumbarize muti umukobwa mwakundanaga witwa Nadege mwamaranye imyaka 8 mbazanira izanyu utu witwa Nadege mwakundanye imyaka 8 uti yagutaye kubera iki we utajija unatahaya ubwo jewe rero ubu ngubu rero muravuga ngo sho nibwo zigitangira uwitwa Nadege mwakundanye imyaka 8 mwapfuye iki yagutaye kubera iki Nikoja
sheri nta muntu wamfungisha, sheri humura, muhumure nta wamfungisha. Niko uwitwa Nadege mwakundanye imyaka igera ku 8, mwapfuye iki? Baranzi baranguze zose. Nadege munyandikiramo hano ngo Nadege, munyandikiramo hano ngo Nadege yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Ubu nkubwiyere ahaherereye mwandike hano ngo Nadege, munyandikira hano ngo Nadege. Nadege mwakundanye imyaka 8, mwapfuye iki? Nkurabure ndaje, nitwa Jihad, munyandikira hano. Ubu nibwo shozi gitangira. Nari narakwihoreye igihe kinini, nari narakwihoreye igihe kinini, umpagararaho igihe cyose umpagararaho. We wabuze content, nta content ugira. Abakozi wakoreshaga inahangaha mu Rwanda nta numwe ugisigaranye. Waragiye urabambura, uretse ko bamwe Imana yagiye bagirira neza. Nubu kubera ko bataye akazi kawe, kubera nta nakazi bafite, ugenda gusa ubayeho mu bwesikoro bwinshi. Abana urabadeprimisha ukajya uhora ubizeza ibitangaza. Uri kumva? Mumbwira abantu bose bagiye bakorana ubu bari kumwe n'ibande. We nta soni uza ubeshya abanyarwanda, mukodesha utudukuri ngo nama office, bamwe na bamwe bakaba hosting igikondo. Muzanire wari uguho gustinza igikondo. Ya studio yagiye hehe? Niwiri gusabya ama studio y'abandi. Uri kumva? Ntabwo wakoresheje urubyiruko hano ukirirwa urwambura, birirwa badeprima Imana bamwe ntiyagiye bahereza akazi. Ntibameze neza, ntubona ukuntu bameze neza bikakubabaza, ukaba wifuza yuko bamera nabi. Gicucu Ruganzu warangiza ukaza kunshingaho. We narakubwiye ngo ikintu cyana mubabaje cyane, yaravuze ngo ngewe ndashaka gukorana na Jihad. Ndamuhakanira, ndamubaza ariko ubundi wowe wampemba ngahe? Ngo naguhemba nko 400 ku kwezi. Ntisa nkusubiriremo 400, my dear, mbikubita mu modoka ntajya muri Simba nkaza birangiye. Yes, abana wakoresheje bose bari he? Bamwe ntibagendaga batwara kamera n'ibiki byose. Hanyuma mbwira Nadege Nadege mwapfuye iki? Mwapfuye iki? Icyo cyo nicyo ngusaba we Kasuku, mbere yuko uza no kumpagararaho. Nta soni. Uribuka dufasha bene wanyu tukabafungurira, mwene nyoko murumuna wawe tukamufasha, inzara igiye kumutsinda mu nzu. Uri kumusabira ugira ngo ni rubanda uri gusabira kumba ari murumuna wawe. Kamani nyogoseye, kamani nyoko wanyu ntago waruraho risiba twe twabafashaga. We rekanze noneho sasa. Nta soni warangiza ukaza kumpagararaho. Ariko iza Nadege zozo nzazibazanira hano abashu. Muhumure. Nta soni. Mwapfuye iki Nadege da? Buretse gato aho yahereye kumureka sibiki, kumureka ibiki. Aho yahereye ngo ngewe ngo ibiki nibiki, mu bantu wirirwa uvuga bakaceceka. Wahereye kera ugenda winjira mu famiye y'abantu, yatuku tukafamiye z'abantu. Ugira gute ngewe tebisoboka uzaze kumpagararaho. Ntuza kuko ngemba ngomba kuguha of course, ngemba ngomba kugira ngo unabone udufaranga, sibyo? Kubera yuko utanamvuze ntago wakurikirwa. Utamvuze nta muntu wagukurikira, wowe utamvuze ntiwakurikirwa. Ariko ngewe Jihad, wumve nta nubwo nshobora kugufata ngo ngushyire mu kiganiro cyanjye byibura n'umunota umwe. Wumva ukuntu unaciriritse imbere yanjye, uri igicucu ganzo. Warangiza ukaza we Jihad bra niko ngo Jihad wamutingagiwe. Niko Nadege mwapfuye iki? Numara kubwira abanyarwanda icyo wapfuye na Nadege, nzagusubiza. Nutakibabwira nzaza hano nkibibwirire. Nta
soni aho umuntu aba yakwihoreye uraza ugatuka buri giti n'umugenzi. Njyewe kuvuga simbyanze, ndavuga pe, nanjye mvuga abandi mujye muza nanjye mumvuge, ariko hari igihe mukabya buriya mujye munareba. Hari n'abantu ntajya nsubiza mwarabonye. Wowe rero nkubwire Kasuku ukuntu ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, ukuntu ufite unganya agaciro nka kabajiya. Njye nkora live y'iminota 30, ukora live ugakora na TikTok, ukajya no gukora ikiganiro, ukongera ukicika jihadi mureba, jihadi w'umutinganyi, jihadi. Jihadi narakubwiye ngo paka upfuye nzakuzengereza mu mutwe paka, kuko nzahora mu mutwe wawe nk'isereri. Uri gukora ibiganiro kirasiku, ndashaka kuza buri weekend nzajya nzangutemo nguhereze ka content. Ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, bajiya unazijuye. Umva icyambere nkubwire, utamvuze abantu ntago bashobora kuza kukureba. Niyo nakora ikiganiro sinagushyira kuri thumbnail yanjye, wumve ko ntanagushyira kuri thumbnail yanjye, wumva agaciro gacu ufite. Sinagushyira kuri thumbnail yanjye kubera yuko niyo sinshobora kwicara mu kiganiro ngo nkuvuge, ntago bishoboka. Live ho nzajya nzanguhereze ka content utware, mpereze n'abandi hano bagende bikorera utuntuze biri codingira. Uri kumva? Njyewe sinshobora uza nabaze nawo Kim, ntiwiri gutera ubwoba abantu nguzaba kubitisha imitwe. Ntago bihari, ibyo byose ntibihari, kubera yuko bagutaye bakubuka. Urinda ushyiraho ngaho n'ushobora gukoresha abakozi ubasha guhemba. Abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Nibonye abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Igihe cyose jihadi nje ndababwiye ngo utanavuze ijambo ngushyiremo jihadi nta nubwo wahumeka. Ikikubwira ko naguteye depression, njyewe umva urwaye taki yanjye nyine ugomba kwivura, wandushiwe. Uri kumva Kasu umva, sindanakubwira kuko nshobora no gufata ama video yawe yose wirirwa uraho ngaho wacyuzinga umuntu kuyatwara muri ambassade ya Amerika n'ejo mu gitondo. Kasu ntunatushe rwose icyo rwose, kandi hari umunsi nzabyuka gutya byagubutse nkayajyanayo, tuzarebana gende i Kigali. Utamvuze ntiwabona content, icyo cy'abanyarwanda bacyumve. Nzabatama ibyanadeshe nimwiturize. Kasu jihadi rero ese ubundi ukora ryari ko abandi banyamerika baba bari mu kazi, uragakora se ukagera amasuka kamaramo kangahe? Uba waga ubundi nkubaza ukora ryari? Ubundi uzamba barira umbwire ukora iki ko mwirirwa muza mubaza abantu ariko ubundi abantu bakora iki? Nabikubwiye ngo aho muri Amerika wirirwa ubwera Kasu, njyewe nabikubwire neza. Hari igihe nzabyuka byagubutse, nzahita afata ama video yawe uri kunduka, kuko njyewe nanjye ntwara yanjye, ubundi turebane. Nzabazanira iby'amatwi ya Nyatarumva nadeshe mwapfuye ikidada. Kumva jihadi, njyewe nabikubwiye ntago ndagafu kivugwa rimwe. Nundi wese rwose abizirikane, ndikorera ikiganiro ngo jihadi yashatse kuvuga gutya, ahubwo nimuzituranguze nkomeze numva izanyu. Ubundi ikindi abashuejo mbafitiye show ya danje, muriumva mumenisikia vizuri, mbafitiye show ya danje. Umva urikumva, mbafitiye show ya danje. Okay, mbabari tuzinduke, kuko mbafitiye show muzajye kuri The Dynamic. Ngo azaguteza RIB. RIB ni y'abanyarwanda, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'igihugu, ariko ntago ari urw'umuntu umwe. Zaguteza RIB
njyewe nta muntu uzantuka ngo mwihorere muri iyi mihanda niyo byagenda gute. Oya, ntabwo bishoboka. Mfite interinete, mfite telefone, yiyo yaba yapfuye najya kugura indi. Uri kumva mama wowe mureke mbereke, mubaze byibura abakozi nk'icumi yakoresheje, buri muntu wese ari kurira. none se nimba nasiramuye, agapipi kanjye aragashaka hiki? Aragashaka iki nimba kadasiramuye? Aragashaka hiki ko numva kamubabaje? Wowe ubabazwa n'igitsina kitari icyawe, nje sinshobora kubabazwa n'igitsina kitari icyanjye, mbabazwa n'icyanjye. Wakwica ukabazwa n'igitsina cyawe ngo ba muri Mongariya? Ni Mongariya koko? Niko aho wakoraga. Buretse sinshaka kuvuga ibintu byinshi kuko sindaza neza, ngiye nkubwira n'utuzi wakoze bagenda batukwirukanamo. Uri kumva wowe ntago umva, weekend nibwo mbona umwanya wo gukora amalive. Kuko indi minsi yose mba ndi busy and booked, mba ndi mu kazi. Urumva? Ese ubundi this way ngo agapipi ngo kadashira. Umuntu w'umugabo arazwi ishinga nuko igitsina cy'undi mugabo kidasiramuye. Ahubwo ufite ikibazo wowe, ufite ikibazo. Ntabwo nza ahantu aba, ufite ikibazo. Mbabarira nkubaze, umuntu w'umugabo ubu ushobora kwicara nkahangayikishwa n'igitsina cy'umuntu hano kidasiramuye ngo nkikoreshe iki se? Ngo nkirye, nkiteke, nkitogose, nkikoreshe iki? Umuntu w'umugabo ashobora kurazwa ishinga n'igitsina cy'umuntu kidasiramuye? Tujye tubwizanya ukuri ngo gikoreshe iki se da? Ahubwo bagufate bagucungire hafi. Uri kumva? Bagucungire hafi. Ariko mbabazi, uwo nise umuntu, uwo nise imifupa ninde? Uwo nise imifupa ninde? Niko uwo muntu witwa gutya nanjye mumunyereke dukomeze. Ubu ntabwo ushobora gushyira ngo jihadi umutinganyi. None se ibyo birakuraza ishinga? Wabuze content. Nureba n'ubu tuvugana aratomboye. Jihad aramvuze, ubwo Jihad amvuze reka nkwereke, reka nshyireho. Umara icyumweru wambaye ipantaro ukora ibiganiro, icyumweru kandi wambara ipantaro zihinduye, utambara imwe. Umara icyumweru wambara ipantaro ukora ibiganiro buri munsi umvuga, sibyo? Kandi ipantaro idasa nk'iyo wambaye ejo. Nuzibona uzangaye. Ufite ubwo bushobozi bwazo. Wabuze amafaranga yo kwishyura abana babandi, warabambuye, baranakwihoreye, wirirwa bagendaho babuze ibwami no ku karubanda. Warabambuye barakwihorera. Urumva? Urabambura, baraceceka, bagerageza kurwana n'ubuzima, babaho. Ugira ishyari, nicyo kibazo cyawe. Uri umunyeshyari, uri nenugu, uri nakasajya, uri umunyeshyari mubi. Wowe uzanicwa n'ishyari ryawe. Ibyiza rero, uri kumva, ibyiza wareka ishyari. Nuba n'ipantaro shaho, nakubwiye nkeneye, ndabigusabye. Njewe mbikubwiriye hano kuri live kuko sinshobora gukora ikiganiro abashuba zicara ku gasonga bugari ngo baze bumve. Baba bagomba kuza hano mu busutwa burenze. Ukore ikiganiro
ibigani icyumweru cyose umvuga ntari buntuka uko ushaka untuka wambara ipantaro kandi ipantaro niwambara niyo pantaro ujye wambara ipantaro kuwa mbere imwe, kuwa kabiri, kuwa gatatu itandukanye n'iyo wambaye ipantaro byibura 7 mu cyumweru, 7 icyo nicyo nugikora umunsi wakoze icyo kintu ukambara ipantaro kuwa mbere kugera ku cyumweru unahindura nyine ugaragara nyine nk'umuntu uri gukora ibiganiro nyine utange show, apana guhora muri ziriya jipe kiroti. Nubona niwambara ipantaro ugakora ikiganiro kuwa mbere kuwa kabiri uhindura, nzava mu nzira, nzava mu nzira, ntabwo uzongera kumva nongeye no kukuvugaho. Nuzibona mwarangiza ngo murusha abantu ngo kwambara, ngo murambara, mwambara ikisi sipirika mushaka unakubita muri urukweta pana twatundi tuba duhengamye buri munsi uhindure n'urukweto sha noneho nurangiza buri uko ukoze ikiganiro uhindure na content, ariko jewe kubera yuko ari igihe kuri wowe kuko mbuzemo warwara umutwe wirirwa uhungeta abana b'abandi hano wanze kubishyura barakwihorera, wirirwa bagenda bavuga ngo uzabagirira nabi. Nta soni, ntago byakunda. Nakubwiye ngo nta terabwoba riri mu Rwanda, mbigusubiriremo, iterabwoba ryararangiye. Naho twavugaga ngo riri muri Kongo iwanyu naho ntari gihari, M23 yatabaye abanyekongo, uri kumva. Rero ninjye ushaka gutera ubwoba we, ntago bishoboka nibikunda. Nakubwiye wowe warangiza ngo na ubundi uzanabwira abanyarwanda uti uwitwa Nadege Jihad yavuze bimeze gutya na gutya, ubivuga nabo bicurika nza mbizana bihagaze. None marangiza ngo Jihad nta cyabaye. Njewe wowe ubu nureba urakora ikiganiro, urahita ukora live, wongere ukore TikTok, ushutinga ikiganiro, ni uryama wongere ugire ushutinga ikiganiro, nurya paka ugomba gukora ibiganiro. Kandi abasaba hano mujye mugenda mubikurikire, mumwumve, mumufashe, mumuteze imbere. Je ntago ngira ishyari, ariko urangwa n'ishyari. Abana baraguhunze bishakira ubuzima, warabambuye, warabadeprimishije, cyangwa nkuzanira umwe kuri umwe baguparikire hano. Muri kumva wowe kora ibyawe nundakora ibye. Sindaza n'umunsi numwe wakoze ikiganiro ngo mvuge ngo Kasuka ibintu yashatse kuvuga nibi, kuko nta byomba nzi, kuko ibintu uvuga rwose content yawe nta nahantu ihuriye n'iyanjye. Content yanjye nta hantu ihuriye n'iyanjye, ntaho pe, ntaho. Yego ko amezi 6 yonyine, ntago yavuga amezi 6, umwaka ntago ngugwi amezi 6 makeya akazacuruza ate satamvuze. Ariko nkubu ngewe 30 minutes nihaye irarangiye. Icyo ngicyo nicyo kintu mbabwiye mwabantu mwe, uwapfuye yarihuse. Nakubwiye nti reka kwambara izo jipe kiroti, umenisikia vizuri reka kwambara izo jipe kiroti. Ubundi kuwambara ipantaro, kuwa kabiri ipantaro itari nk'iyo wambaye, ubundi ukora ikiganiro sha turebe. Ibi bintu muba mugira ngo muba mushaka kuza mwiyenza. Hanyuma umuntu witwa Nadege ubabwira uti
bikwaye jewe cyangwa nzaze nkwibwire noneho n'ibyo arimo ya mwapfuye iki nadeje naza mubambikira ipantaro urumva ubundi wikendi abashuri bwo nzongera nkabatamo ka live